Ese nabasuhuje cyane mu byubahiro byanyu. Iyi ni Digital Wealth Rwanda. Hari amakuru rero ari bufashe benshi mbazaniye. Eh, ni ukuvuga ngo ubu ngubu uyu munsi nagira ngo twibande cyane cyane kuri forex trading. Hanyuma ni ukuvuga ngo turagirwa inama zikurikira. Ni ukuvuga ngo nzanyira ikintu mbereka. Ni ukuvuga ngo hari urubuga nagiyeho ndimo ndeba aba top traders muri forex. Kuri urwo rubuga nyine mbona nk'uko murimo kubibona, uyu nguyu ni nimero ya mbere. Donc ni umuntu performinga neza, witwaye neza. Turebeye kuri returns mu gihe cy'ukwezi yungutse ku rugero rwa 30%. Ibi bintu rero biri very important ku bantu turi kumwe muri uyu mwuga wa forex. Batajya bazibukira bawukoraho, bagira icyo bawukoraho. Ni ukuvuga ngo kugira ngo birusheho kumvikana neza, nimba mfite igihumbi cy'idolari ndimo gukora trading muri forex, birasaba yuko ngira discipline ku buryo byibura inyungu nabona kuri icyo gihumbi cy'idolari yaba amadolari 100. Kubera ko mu kwezi 30% y'igihumbi cy'idolari ni 300. Ni 300. Ni ukuvuga ngo bishatse kuvuga ngo uko nakora ibishoboka byose nshaka gushaka wenda amadolari 200, 300 mu cyumweru kimwe ku gihumbi cy'idolari ndimo gukoresha trading muri forex, ndimo ndashyira konti yanjye muri risk yo kuba yagenda igashira igahomba. Nicyo bisobanuye ubwo ngubwo. Kuko uyu muntu nk'uko mubibona ni umutop trader kandi yungutse 30,317 by'idolari niyo yungutse. So ni ukuvuga ngo niba yarungutse ayo ngayo akaba ari 30% y'igishoro cye, ubwo murumva igishoro ukuntu kingana. Abumva imibare ibyo babibara bakabireba. 30%, uwo ni umutop trader. Bivuze ngo harazamo ikintu cya discipline mu buryo bukomeye. Niyo mpamvu wenda nkiraho ya opportunity navuzeho ubushize yitwa Cube. Abantu donc twari twayigiyemo dushaka passive income, kuko urumva ni amafaranga yunganira. Kuko nimba mfite igishoro cy'igihumbi cy'idolari muri forex, nkaba ntemerewe kurenza amadolari 100 mu cyumweru, kandi nkaba mfite amafagitire menshi mu cyumweru arenga amadolari 100, nkwiye kuba mfite ahandi hantu harimo kumpa passive income ikemura ibyo bindi ngomba gukemura. So Cube rero wenda nyikomojeho gatoya kugira ngo abantu ngo nabivuze wenda nta suite yabyo byagenze bite. Ni ukuvuga ngo yari imaze amezi ndumva agera mu 9-10 gutyo ikora. Hanyuma ubu ngubu ya holdinze ibishoro by'abantu, noneho ikomezanya n'abashya. Ni ukuvuga ngo abashyashya barimo gushora, barabikuza, amafaranga ahita bageraho ako kanya, trading zarakomeje. Ariko abari barimo mbere baholdinze amafaranga yabo aba frozen, bemera yuko bazajya babishyura 20% y'amafaranga yabo buri kwezi mpaka arangiye. 20%. Turi hano message zirimo ziraderanja, reka mbanze mfunge. 20%. 20% niyo bazajya bishyura kugira ngo ya principle y'abantu bayisubirane. So bakomezanyije n'abandi bashyashya barashora. Ndimo ndagenda mbona ubuhamya bw'ababikuza n'iki byose nuko ubwo icyo kivuyeho. Ni ukuvuga ngo rero muri forex iyo discipline irakenewe cyane ikintu kijyanye na money management. Ni ipfundo kuko ibi bishatse kuvuga ngo niba uyu top trader yunguka 30% mu kwezi, bishatse kuvuga ngo
ya nyungu y'umurengera ntabwo yemewe, kubera yuko umuntu ashobora kuyibona uyu munsi akayibona ejo, akayibona ejo bundi isoko rikamukubita ya mafaranga akayasubiza isoko ku cyumweru gitaha, bishobora kuba byarangira wa muntu nta n'igishoro agifite cyo gucuruza. Umwuga akawurakarira, akawubabariramo, ububabare bukamugeraho rwose butari bukeya, bikarangira azibukiriye anabiretse yigiriye mu bindi. Niyo mpamvu ni ukugenda gake. Umuntu ashobora kuvuga ngo none se Serge, 1000 cy'idolari ko twebwe tubikora kikaduha senkani ku munsi mu buryo butworoheye, 100 ku munsi mu buryo butworoheye. Yego ndabyumva, ariko njye ndavuga hano, ndimo ndavuga mu buryo buri general, amategeko uko atubwira. Kuko uyu muntu wungutse 30% kandi akaba ari umutop trader hano, ntabwo yari ananiwe kunguka mu kwezi kose 80%. Yari abinaniwe kuko ni umuhanga, niyo mpamvu ari uwa mbere, ni umuhanga, sibyo? Ubona yuko hano abantu bashobora no gukora copy trading, bagakopiya uburyo akoramo, nabyo birashoboka, sibyo? Ibyo birashoboka. So urabona abandi mu kwezi bungutse 9%, 5%, kandi nabo ntabwo umuntu yaba blaming. Ntabwo amezi asa, amezi ntabwo yasa. Ni uko nguko ibintu bimeze. So iyo discipline irakenewe. So ni ukuvuga ngo rero nta get rich quick muri forex ihari. Ni ukuvuga ngo nje mfite igishoro cya 500 nshaka gutradinga ngo vuba vuba ngo mu minsi 15 abe yikubye, bishobora kuba rwose pe, ariko muri ubwo bwihute bumeze gutyo amafaranga nayo ashobora kuko umuntu uvuga ngo lot size irimo gukoreshwa iba yongerewe, ibya bindi tureba tuvuga ngo risk to reward ratio ngo ntiba bikirebwa. Mbese bwo hari ibintu umuntu kugira ngo iyo nyungu ishobore kuba nyinshi nk'uko umuntu yabitekereza cyangwa se abyifuza, ariko na risk ubwo ziba ziyongeremo. Uvuga ngo forex uramutse umuntu ashatse kwihuta niyo yakubera scam kurusha izindi scam wigeze kumva. Yakubera scam kurusha izindi wigeze kumva, ngo nashyizemo 1000 kiratakara, ngo nashyizemo angara. Yakubera scam ukumirwa. Tutitaye kuri strategy yaba akoresha, tutitaye ku ngano y'amafaranga umuntu yaba yatangije, discipline ni ipfundo, money management ni ipfundo, no kugenda gake birakenewe. Inyungu nke mu buryo buri consistent. Ibyo ni ayo ni amasomo nge mbaze guhabwa, kuko evaluateur umuntu uduha amanota ntabwo ari undi muntu, ni isoko ubwaryo. Ni isoko ubwaryo kabisa. So ni ukuvuga ngo iyi ni reka gatoya, iyi ni GBP JPY, uvuga ngo ni amapawundi ku mayapani. So strategy rero iyi ni imwe muri strategy n'abayireba barahita bayimenya, kuko strategy zigiye zitandukanye zo gucuruza. Ni ukuvuga ngo mu gitondo cya kare saa 11 curuza kuri no pair bisaba ko nkora iki? Ni ukuvuga ngo mu gitondo cya kare saa 11 saa 12 gutyo ngomba kubyuka nkareba low ya Asian session. Amasession niyo ndumva abantu ya byose harimo abayasi session ukuntu zigiye zitandukanye. Ni ukuvuga ngo tukareba low ya Asian session, twabarangiza tukareba medium ya Asian session, tukareba na high ya Asian session. So ni ukuvuga ngo umunyeshuri mwiza ibintu yize iyo abisubiramo arushaho kubifata. Iyi ni strategy maze iminsi ndimo gukoreshaho, so uko nyisubiramo rero irushaho kugenda igite indyohera. Ni ukuvuga ngo tuba turimo turareba masaha yo muri Aziya mu gicuku, sibyo? Ni ukuvuga ngo hano baratwereka ko ari byari saa 8 z'ijoro, saa 7 z'ijoro, saa 6 z'ijoro, saa 5 z'umunsi wabanje kuri 24 z'ukwa 10 2024. Ni ukuvuga ngo high
ya Asian session ni hariya. Low nayo ni ukuvuga ngo ni mu gitondo cya kare, mu gitondo cya kare. So low ya Asian session ni ahangaha kuri bino biciro 196 n'ibice 38 birimo birahindagurika ngira ngo murabibona. So ahangaha ni muri median cyangwa se medium ya Asian session, hagati na hagati. So ni ukuvuga ngo isoko niba rije rigatesta kuri low ya Asian session, ngomba gushaka opportunity za buy. Ako kanya ubwo biba bisaba yuko ya pair yanjye yitwa GBP JPY ngomba kuba nyiba hafi bishoboka, nyiba hafi, kuko buri wese pair ntabwo dutegetswe gucuruza pair zimwe, undi afite izo acuruza n'undi afite ize n'undi afite ize. Nta tegeko rivuga ko abantu bahuza pairs. Harimo abacuruza ama commodity gusa, harimo abacuruza ama indices, ayo ni amahitamo. Harimo nabonye bacuruza mu byo bita synthetic, ibyo nabyo ni ibindi muri derive. Ibyo nabyo ni ibindi, ayo ni amahitamo y'abantu, buri wese mwese afite amahitamo. So ni ukuvuga ngo niba isoko urabona ko umuntu ino pin bar, bullish pin bar irangiye cyangwa se hama, umuntu ashoboraga kwinjira akora buy muri iri soko bimaze gutestinga low of Asian session, akazamukana naryo. So hano hejuru kuri high of Asian session turashakira opportunity zo guseringa, ariko kubera yuko habayeho ku breakinga, urabona ko isoko ryashatse gukomeza kwizamukira, ariko ubuzamuke ntibwakomeza, ubwo rikomeje kubyina hafi ahangaha, sibyo? Ariko tubonye ibimenyetso by'uko isoko rigarutse cyangwa se rimanutse, twafata icyemezo cyo gufata iyo selling opportunity kuri GBP JPY. Ndabyemera rwose, amapeya ntabwo yihuta, ntabwo atanga umusaruro wihuse nka commodity, kandi abantu barambirwa vuba, ntibashaka gutinda mu isoko. Ariko nk'umu day trader, hano abascalper nabonye aribo benshi, ariko nk'umu day trader nge numva isaha imwe, ebyiri, eshatu ntacyo zitwaye, umuntu agatwara izo pips, kubera yuko nimba ndebye kuri long position, ihama irangiye nkinjira, ni ukuvuga ngo stop loss hano munsi, EP haringaniye na hariya hejuru, naha nkayishyiraho. Ni ukuvuga ngo hano harimo risk to reward ratio ya 1.92. Ubundi risk to reward ratio nziza ni iya 2, ariko hano ni 1.92, ariko ko biri kabisa. Sorry gato, uko biri. Ubwo rero mbese nashaka kubereka ko umuntu yaba abonye uwo musaruro, inyungu ye yaba yikubye 1.9 ugeranyije naho stop loss yayigize gute, yariye. Ndumva ibyo byose aka kantu hari abantu gafashije mu buryo bufatika, ni ugukanda kuri like na subscribe kugira ngo amakuru ya Digital Wealth Rwanda ajye abageraho ku gihe. Imana ibarinde.